Ndagusuhuje welcome kabisa no kuri online class on Kinyarwanda channel. Muri aka kanya ngiye kukwereka ukuntu ushobora guhidinga cyangwa se guhidinga ubundi ni uguhisha status cyangwa se profile picture yawe cyangwa se ya profile photo yo kuri WhatsApp. Uzi ko hari ukuntu ufungura profile y'umuntu runaka ugasanga nyine ntabwo iri kugaragara ndiwe cyangwa se izina runaka ryayifungura bigasanga ya profile pic iri kugaragara. Rero nta kintu kiba cyateye uretse settings nyiri profile picture aba yakoze cyangwa se nyiri foto iranga umuntu kuri WhatsApp. Ikindi ni ushobora kureba amastatus ugasanga stati y'umuntu nyine ntabwo uri kuyibona mu gihe undi ari bamugana yashyizeho stati runaka. Ibyo rero byatewe na settings aba yakoze nyiri ibyo bintu byombi bivuze iyi profile photo ndetse n'iyo status. Ibyo rero bikorwa udashaka kumenya status zawe cyangwa se udashaka kubona profile picture yawe ukuntu ubikora ngiye kukwereka kuri video. Ngiye muri test in online class Kinyarwanda kabisa niba mushasha no kuri channel ndakwakiriye kora subscribe kandi notification rero video zigeze kugeraho udateze gushakisha kuko kutenze video zagita kugera ukeka tureke gutinda mu setting dukeya turebe duteze rero dufungure WhatsApp bisanzwe dukandira ku WhatsApp tumara gukanda dutegereze gifunguke nimara gufunguka tuza nyine mu message y'isanzwe tumara kugera hano tuze dukike mu tatu tumanuka handitse ngo setting tumara gukanda handitse settings tuze tumanuke gake hano handitse ngo privacy then tumara gukanda handitse privacy hano kuri my status cyangwa se hano kuri status akanda kuri status then tumara gukanda status aho setting tuza ugakanda hano handitse ngo iyo ushaka kuba contact bawe bose bayibona ukamara handitse my contact ariko iyo ushaka ko ibona bamwe abandi bayibone umanuka ugakanda handitse my contact accept then iyo ugeze hariya uhita uza ugatambika hirya gato handitse ngo zero excluded ukahakanda rimwe then ukahakanda igahita iza kukwereka aba contact ufite muri telefone yawe cyangwa se nyine abantu banditswe muri telefone yawe. Aha noneho ugahitiramo abo wemeza ko baba nyine bazabona status yawe cyangwa se kandi bayibone uraza ugahitamo wenda umwe muri mu guselectinga nyine kwa kundi guselectinga bisanzwe then imaze guselectinga uhita uza ugakanda hano handitse kariya kantu k'ibara ry'icyatsi hasi mu iburyo bakabibura bikaba bivuze ko bari ahantu baselectinze batazabona amastatus yawe. Okay, ndakeka kuri ariko uzahidinga amastatus yawe ku bantu bamwe akabandi bakayabona kwa kuri nyinshi babwiraho stati ukabona ngo kana nshaka ayibona ni kuriya uzahidinga. Niba wamaze gukanda subscribe ukatwikomereza turongera dufungure WhatsApp nk'uko bisanzwe rero ubundi tuza hano mu message niturangiza dukanda ibipatimo bitatu then tuze kuri setting tugiye kureba ukuntu washyira profile picture niyo utazi profile picture dore nta amafoto ayakine yayo kwanga urabona ko bamwe ushobora kuyibona abandi ntiyabona nuko barabigenjeje rero uraza gukanda kuri utudomo dutatu ukamanuka hano handitse settings wamara guhitamo handitse settings kandi handitse privacy then ukamanuka hano handitse ngo profile photo then iyo ukanze hano handitse ngo everyone akaba ariho harimo kariya kantu k'icyatsi biba bivuze ko umuntu wese ufite nimero yawe ushobora kuba yabona profile photo yawe. Ikindi iyo umanutse aha hepfo gato hano handitse my contacts uvuze ko abantu weho ufitiye nimero aribo bashobora kuba babona profile picture yawe. Ikindi umanutse hano hepfo handitse ngo my contact accept ugiye guhitamo abantu bamwe batazayibona urugero ushobora kuvuga ngo wenda umwe muri aba bantu nyine muri kubona ushobora kuvuga ngo ntabwo ushaka azayibona then ukamuselectinga
warangiza kumusetinga ugakanda hano handitse view, biba bivuze ko abantu bose baseretinze batazabona ya porofayili pica yawe, kabone n'ubwo ihari nyine hari abandi bayibona, ariko we nyine arareba akabona bimeze gutya. Uko muri kubona kano gafoto kanditseho beti niyo nsaba. Ibyo ndakeka birangiye. Ikindi iyo ukanze handitse ngo nobodi, biba bivuze ko haba kontakiti bawe cyangwa se abandi bantu bose bagiye batandukanye, ntawe uzabona ya porofayili pica yawe. Ndakeka niba video wayirebye irangiye, kubera ko uzajya urayipinga cyangwa se uzajya uhisha abantu bamwe na bamwe amastatasi yawe, cyangwa ukavuga ko buri muntu ntabwo ushaka azabona porofayili pic, cyangwa se uzi utabona abandi bakazibona ngo kuba barabigenjeje. Niba video yagushimishije kabisa, niba hari akantu ukumbuye cyangwa se niba wari usanzwe ukazi ukaba wari gushasha kabisa, ndakeka subscribe, then niba wari uhasanzwe video ukayihereza like, then ugasharinga n'abandi bakabona ibyo online class 1 Kinyarwanda tujya dukora.